Aha turi ni mu kagari ka Gahurura mu murenge wa Rukomo ho mu karere ka Nyagatare, ahari gutangirizwa ku mugaragaro ishyirwa mu bikorwa ry'igihano cy'imirimo y'inyungu rusange. Iki gihano uwagikatiwe n'inkiko agikora iminsi 3 mu cyumweru, indi minsi agakora akazi ke kamutunga. Iki gihano kandi uwagikatiwe agikora ataha iwe kugeza igihe imyaka cyangwa amezi yakatiwe birangiriye, agasubizwa mu buzima busanzwe. Bamwe mu bari gukora iki gihano barashimira leta ko yatekereje iki gihano ngo dore ko bibafasha no gukora imirimo yabo, kubonana n'imiryango yabo no gufatanya nabo kubaka igihugu. Ariko nukuri nishimiye igihano bampaye kuko nabonanaga n'abaturage bagenzi banjye tugasabana, n'ibihano nkabikora neza, n'abana banjye nkabakurira neza, n'umugore wanjye akambona. Ibyo ni ibintu nshimira igihugu cyane kuko ntandukanye n'uri muri gereza. Uri muri gereza ntabona umwana, uri muri gereza ntabona uko akorera umwana we. Ariko dutandukaniye nuko nabashaga kubahiriza ibihano bampaye nkabikora, kandi nkabasha no gukorera urugo rwanjye, nkabasha no gufata gahunda nkatembera aho nshaka mu gihe ntari bujye gukora ka kazi ngo mvuge ngo ndanyuranyije n'amategeko nica akazi. Oya rwose ibi ngibi nta nico bintwaye, nabikoze neza, bikora nishimye, ari nta nakango none kariho, kuko iminsi 3 ngi wanjye nkakora gahunda iwanjye, ndumva ntari mfashwe neza. Ariko uri muri gereza urya igikombe kimwe ku munsi uba ufashwe nabi. Rero nubahirije gahunda, nkora neza. Ubu narahinze, mfite hegitari yanjye y'amasaka, mfite hegitari yanjye y'ibigori, narabyubahirije kandi ndakora ndarangiza. Ndumva ari nta kibazo kirope. Umuntu uri muri gereza ntabwo abonana n'abantu, ariko njyewe iyo ntashe mbona n'abavandimwe bakangurira ku gacupa cyangwa ku gashera nkakanywa. Ariko uri muri gereza icupa ntaribona na sipadipu ntayibona, ni ugutungwa n'amazi n'icyo kiro n'intuza agakombe kamwe k'utugori. Ariko njyewe ubu nintaha ndarya iyi pura yanjye, ku mugoroba ndya iyindi, wenda ndenzeho n'agakoma, nishimye. Ubu iyo uri muri gereza urumva ntabwo ukibonana n'abo mu rugo, ariko kuba uri gukora iyi mirimo gutyo utaha mu rugo uba wumva byoroshye, ntabwo ari nko kuba uri muri gereza. Niki bigiye kubafasha mu bigendanye n'iterambere ryacu? Iterambere ryacu natwe rirakomeje kuko dukora 3 mu cyumweru iyi mirimo, iyindi minsi tugakora iwacu. Urumva ntabwo ari nko kuba turi muri gereza rero. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora Chief Superintendent Hilary Sengabo yavuze ko abantu bishimiye iki gihano, anasobanura impamvu nyamukuru y'iki gihano, avuga n'akamaro gifitiye abagihawe. Nitwa Chief Superintendent Hilary Sengabo, nkaba ndi umuvugizi wa RCS. Ni gahunda yatangijwe uyu munsi yerekeranye no gushyira mu bikorwa igihano gifite inyungu rusange. Ni igihano cyaje nyuma yo gushyiraho itegeko rishya risimbura icyahoze ari tije, cyahoze gikorwa n'abantu bakoze icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi gusa, ariko ubu noneho gishobora no gukorwa n'abandi bantu baramutse babihamijwe n'inkiko gukora kino gihano cy'inyungu rusange. Uburyo gikorwa rero ni igihano uwagihamijwe cyangwa akagikatirwa n'inkiko agikora atahiwe, agakora iminsi 3 mu cyumweru, amasaha 5. Ni ukuvuga ngo rero akamaro gifite nuko nibura ntabwo tubona abantu baza mu magororero bakaza kuba umuzigo w'ubwinshi naho kuryama n'ibyo kurya no kuvurwa. Iki ngiki ugikora aratahiwe, akabiwe, nabo mu muryango we ntibamuha, akiha umubyizi. Murumva yuko niba icyumweru kigizwe n'iminsi 7 agakora 3, amasaha 5, ni ukuvuga ngo andi masaha akorewe, indi minsi akoriwe, abiwe bakamubona, kandi nanone ntahinduka umuzigo kuri leta. Mu karere ka Nyagatare hoherejwe abagororwa 609, abantu 230 nibo babonetse, abatangiye gukora ni 186, abamaze gusoza ibihano ni 16, abandi 3 bitabye Imana. Muri rusange imirimo bakora ni ugufasha mu mirire mu bigo by'amashuri, gukora imihanda hamwe n'indi mirimo igiye itandukanye ifite aho ihuriye n'iterambere ry'abaturage.